Yes, reka nongere ngusuhuze inshuti muvandimwe wewe ukunda ndetse ugakurikirana ibiganiro dukisha ku isoko y'ibyiza Lucky TV 1. Reka nongere nguhe ikaze mu kiganiro twaguteguriye cyo kuri uyu wa 26 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2024. Lucky TV 1 isoko y'ibyiza nkuko bisanzwe amanywa n'umugoroba tubagirira hirya no hino tukabategurira amakuru aba adasanzwe cyangwa se amakuru atariho ivumbi. Uyu munsi rero twinjiye mu ibanga rikomeye muri presidence ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubakurirayo amakuru mu by'ukuri atariho ivumbi. Ni amakuru avuga uburyo ki General Masunzu ashobora kuba agiye koherezwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho azaba ari umuyobozi ushinzwe operation yo kurwanya umutwe wa M23. Aya ni amakuru rero twabashe kubona mu ibanga rikomeye cyane, ni nyuma yaho Perezida wa Sudani y'Epfo asuriye iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yakiriwe na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi kuwa mbere. Aya makuru rero akaba avuga uburyo ki byamaze kwemezwa ko uyu mugabo General Masunzu ashobora kuba ari we ugiye guhagararira ingabo za FARDC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Nord Kivu, aho azaba ashinzwe operation yo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 wazahaje iki gihugu ndetse n'akarere kose muri rusange. Aya niyo makuru twabateguriye tugiye kubaramburira mu kanya gato cyane. Reka ngusabe we muntu utarakora subscribe kuri Lucky TV 1 nicyo gihe cyo gukora subscribe ugakana notification kugira ngo tujye dushyiraho amakuru bijye bikorohera guhita uyabona. Amakuru yacu tuyakisha kuri Lucky TV 1 nkuko bisanzwe kuri YouTube ndetse Instagram tuhakoresha Lucky TV 1, kuri Facebook naho ni Lucky TV 1. Amakuru tukayakugezaho gatanu kuri gatanu. Wayi udakoresha YouTube wanyarukira kuri Facebook, udakoresha Facebook wanyarukira kuri Instagram. Aho hose ntago twagutereranye, ahubwo twahisemo kugira ngo amakuru ntakajye agucika ujye uyabonera ku gihe. Uyu munsi rero turi ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa gatatu mwaka w'2024. Turi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu murwa mukuru Kinshasa, ndetse twabashe kwinjira mu biro by'umukuru w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi tubakurirayo amakuru avugwa ko General Masunzu akaba ari umwe mu bagenerale bazwi cyane cyangwa se bakomeye bazi gupanga urugamba cyane, akaba ari umwe mu bashobora kuba bahiswemo n'abayobozi cyangwa se n'umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi kuba yaje guhagararira igisirikare cye mu ntara ya Nord Kivu, aho azaba ashinzwe operation yo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro. Ibi ngibi rero bikaba byarabaye ku munsi wo kuwa mbere, ubwo Perezida wa Sudani y'Epfo yasuraga iki gihugu cyangwa se asuraga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yakiriwe na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi bakaganira byinshi ku bijyanye n'umutekano w'iki gihugu ndetse no ku bijyanye n'imikoranire mu buryo bw'ubucuruzi ndetse no mu buryo bundi bwe butandukanye nkuko ibihugu bisanzwe bikorana. Mu byo bumvikanye rero cyangwa se mu byo baganiriye ku mutekano w'igihugu cyangwa se baganira ku mutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru tutarabasha kubonera gihamya neza nuko mu koherezwa kwa General Masunzu muri kariya gace bishobora kuba byaraproposed cyangwa se bishobora kuba byarazanwe cyangwa se icyo gitekerezo gishobora kuba cyarazanwe n'umukuru w'igihugu cya Sudani y'Epfo aproposa avuga ati kuki utazana uriya mugabo hari ahantu ko numvishe ibigwi bye cyangwa se numvishe uburyo ki ari intwari mu ntambara, kuki utamuzana ahantu kugira ngo abashe guhangana n'uyu mutwe witwaje intwaro wa M23. Nyuma y'ibiganiro rero Perezida wa Sudani ndetse na Perezida Felix Tshisekedi baganiriye byinshi bigiye bitandukanye, birimo ubufatanye mu bya gisirikare, birimo ubufatanye mu bucuruzi ndetse birimo n'ubufatanye bw'ibihugu byombi mu rwego rwo gukomeza kubungabunga ibidukikije ndetse no kubungabunga amahoro n'umutekano hagati y'ibihugu byombi. Perezida rero Tshisekedi yahise ahava, bivugwa ko yahise atanga itegeko cyangwa se yahise
ajyana iki gitekerezo muri parlema ndetse no mu bandi bayobozi bagiye batandukanye, dore ko burya buri gihugu cyangwa se igihugu cya Felix Antoine Tshisekedi nyuma ya parlema hari abandi bagabo cyangwa se hari akandi gatsiko gafata ibyemezo kari inyuma y'amarido cyangwa se kari inyuma y'ibyo tubona. Niko yahise ajyanamo igitekerezo cy'uburyo kibashobora kohereza uyu mugabo General Masunzu mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa amakuru nuko bitari byaje ahagaragara cyangwa se bitari byashirwa ku mugaragaro ngo bitangazwe byemezwe ko neza ko uyu mugabo ashobora koherezwa muri kariya gace, ariko amakuru arimo arahihwisa cyangwa se amakuru arimo aravugirwa hirya y'amarido cyangwa se amakuru arimo aravugirwa hirya ira mu byumba by'amabanga nuko uyu mugabo ari mu bagabo barimo baraproposwa kuba bazanwa mu ntara ya Sud Kivu, aho azaba ashinzwe operasiyo yo kurwanya cyangwa se operasiyo yo kurwanya abo bita ko ari imitwe yitwaje intwaro irimo umutwe wa M23 ndetse n'indi mitwe yose yitwaje intwaro irimo ikorera mu ntara y'amajyepfo yo muri Sud Kivu ariyo za twirwanaho ndetse n'indi mitwe yigiye yitwaje intwaro. Ubu ngubu rero amakuru twamaze gucakira nuko uyu mugabo Masunzu nyuma y'igihe kirekire cyane adakandagira mu misozi miremire ndetse cyangwa se adakandagira mu ntara za Nord Kivu, twakwibaza se ni gute uyu munsi cyangwa se kugeza aka kanya ni gute yaba ari we ugiye koherezwa muri aka gace. Bamwe bati byaba bigiye kujya mu buryo kuba uyu mugabo yabagiye guhagararira igisirikare cya FARDC mu ntara ya Nord Kivu ndetse no mu ntara ya Sud Kivu, aho azaba agiye ajanwe mu bikorwa byo guhagarika intambara z'urudacya zihora zarazagashije kara karere. Bakaba bavuga bati byaba bigiye kujya mu buryo kuko uyu mugabo byanga byakunda nta ntambara nimwe yigeze atsindwa cyangwa se nta ntambara nimwe yigeze imunanira, ahubwo tumwohereje ahantu byaba ari ibintu bigiye gushyira cyangwa se bigiye kugarura amahoro n'umutekano muri utu turere twombi. Kugeza aka kanya rero ni ibintu bitaratangazwa cyangwa se ni ibintu bitarashyirwa mu binyamakuru ngo byemezwe neza ko uyu mugabo yaba ari we ugiye guhagararira izi ngabo za FARDC muri kariya gace, ahubwo ni ibintu birimo biravugirwa hirya no hino cyangwa se birimo biravugirwa mu byumba by'amabanga cyangwa se mu byumba by'abayobozi bakuru iriya barimo barapropose uburyo ki uyu mugabo ashobora kujamo hariya. Andi makuru twamenye nuko uwitwa Bitakwira cyangwa se uwitwa uyu mugabo wamenyekanye cyane cyangwa se ukunda kumvikana arimo arabiba inzangano ndetse n'urwango rwinshi cyane mu bwoko bw'abanyamurenge. Uyu mugabo akimara kumva igitekerezo cy'uko Masunzu ashobora kuboherezwa muri kariya gace cyangwa se muri turiya turere, yahise abyamaganira kure cyangwa se yahise abyanga, avuga ko uyu mugabo ashoboye agiye ku bamuretse akaza muri turiya duce ahubwo byateza intambara z'urudaca, ahubwo byateza intambara nyinshi kuruta n'izari zihari. Ibi ngibi ni bimwe rero mu byagiye bivugirwa hirya n'amakuru twagiye ducakira ahantu ndetse tukaza kuyabagezaho 5 ku isoko y'ibyiza Lucky TV 1. Gusa aya makuru turakomeza tuyabakurikirane, naza kuba impamo cyangwa se naza kuba ya nyayo bizandikwa mu binyamakuru cyangwa se bizashirwa mu binyamakuru. Gusa icyo twababwira cyo nuko aya makuru twavuga ko akirimo aravugirwa hirya iriya mu byumba by'amabanga atari yagezwa ku mugaragaro ngo tubashe kumenya neza ko aya makuru yaba ari ukuri. Gusa ibi ngibi byamaze byatangiye guhwihwiswa nyuma yaho umukuru w'igihugu cya Sudani Suriye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baje kuganira mu bijyanye n'umutekano w'iki gihugu ndetse n'ubufatanye mu bya gisirikare ndetse no mu bifatanye mu by'ubucuruzi. Nyuma y'ibi ngibi rero nuko mu cyumweru iki cyumweru turimo nano nubwo hari andi makuru yagiye aca hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye avuga uburyo ki perezida w'u Rwanda ari we Felix Tshisekedi ahora ashinja ko ari inyuma y'umutwe w'inyeshyamba za M23 ubwo yasurwaga n'ikinyamakuru cya Jeune Afrique bamubazaga ibibazo bigiye bitandukanye. Uyu mugabo yavuze ijambo ritangaje mu by'ukuri ririmo rirahitinga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Yaravuze ati Tshisekedi ni umugabo utakwizera cyangwa se Tshisekedi ni umugabo utapfa gukinisha. Tshisekedi ni umugabo ufata umwanzuro ako kanya. Yaragize ati mu byo bamubajije cyangwa se ibyo umunyamakuru amubajije,
yamubajije impamvu avuga ko Kisegeti ahora amushinja ko ari we uri inyuma y'umutwe w'inyeshyamba za M20 ndetse bamubaza n'ijambo Kisegeti yaherutse gutangaza ubwo yiyamamazaga avuga ati agiye gushoza intambara ku Rwanda. Perezida Paul Kagame yasubije abanyamakuru cyangwa se yashubije umunyamakuru wa Jeune Afrique amubwira ati Perezida Antoine Felix Tshisekedi ntabwo nasuzugura ibyo avuga cyangwa se ntabwo nasuzugura cyangwa se ntabwo natesha agaciro habe namba cyangwa se habe na bukeya ibyo Kisegeti avuga, kuko Kisegeti ni umuntu w'umusazi. Uyu munsi bwaca cyangwa se ashobora kurarana ibintu bugaca mu gitondo yabishyize mu bikorwa. Rero Kisegeti kuvuga ko yazatera u Rwanda cyangwa se azagaba ibitero ku Rwanda, ibi ni ibintu tudashobora kujenjekera na gato cyangwa se tudashobora kwicara ngo tuze tuvuge ko bitazigera bibaho, ahubwo nuko dushobora kubishyiramo imbaraga kugira ngo tubashe kwirindira imbibi z'igihugu cyacu, kuko Kisegeti arashobora kubyuka nyamara ibyo yavuze akabyuka abishyira mu bikorwa. Ngayo rero nguko aya niyo makuru yiriwe aca ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye hirya no hino mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Gusa aya makuru nuko turubuze kuyabakurikirana ku buryo bwimbitse tukazayabagezaho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha uko bizaba byemejwe cyangwa se uko bizaba byifashe. Gusa ese uyu mugabo General Masunzu koherezwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ese bizatanga umusaruro wuhe? Ese nibiba impamo bizaba ari byiza ku rwego cyangwa se bizaba ari byiza ku gisirikare cya FARDC? Bizaba bigiye kubashobokera kuba bahangana n'umutwe inyeshyamba za M23? Ese we bizashikayo bimunanire? Ese bizaba byifashe gute? Iyi ni soko y'ibyiza Lucky TV 1, kanda subscribe kugira ngo amakuru tuzajya tukugezaho umunsi ku wundi ujye uyabonera 5 kuri 5. Ciao ciao, amakuru yacu nakagaruka tuzongera gutaha. Imana ikomeze ibahe umugisha.